Umwami yari amaze amezi menshi arwaye bikomeye, yumvise ataramara icyumweru ahamagara abatware n'abajyanama be bose ababwira ko agiye kuraga ingoma umuhungu we. Baramubajije batugiye kuyiraga nde ko ufite abahungu babiri b'impanga? Umwami yarabasubije ati nibyo ni impanga kuko bavukiye umunsi umwe. Umwe mu batware yaramubwiye ati birumvikana, ingoma iraragwa Omari kuko ari wavutse kare. Bavukiye umunsi umwe ariko yavutse mu gitondo, undi avuka mu masaha ya nimugoroba, kandi ibyo ni ihame umuhungu mukuru niwe usimbura se. Umwami mu mbaraga nke yaramubwiye ati mwese nabahamagaye nshaka kubabwira wongeye kuraga ingoma, sinshaka ko mungira inama. Derike niwe uzansimbura igihe nzaba nashizemo umwuka, niwe uzaba umwami wanyu nyuma yanjye. Ibyo umwami yavugaga byabaga ari ihame, ntiyavuguruzwaga. Uyu mwami yari afite abagore babiri. Umugore mukuru yabyaraga abana bagapfa bakiri bato, akayoberwa ikibahitana. Byatumye yigira inama yo kumuharika ashaka undi mugore kugira ngo nibura wazabyara umwana barebe ko yaba muzima ntapfa akiri muto nk'uko byagendaga ku mugore mukuru. Uwo mugore wa kabiri w'umwami yasamiye rimwe n'umukuru. Nyuma y'amezi 9 wa mugore mutabyara umwana mu masaha yo mu gitondo bamwita Omari, ku mugoroba undi nawe arabyara umwana we bamwita Derike. Byari byishimo ibwami, ariko umwami n'umwamikazi ni ukuvuga umugore mukuru bo bari babizi ko nawe atazamara kabiri. Icyashimishije umwami ni uko gusa bombi bari babyaye abahungu. Akavuga ati umugore wa kabiri yabyaye umwana w'umuhungu, niba koko ari umuvumo wagize ukaba utazabyara umwana ngo umurere akure, uriya muhungu niwe uzaba umwami. Abo bana bombi bakuze neza. Imyaka 3 igeze, umwami arahangayika cyane abwira umugore we mukuru ati mada, imyaka 3 irashize ubu urira hakiri kare kuko uyu ntazawurenza, abandi 3 wabyaye ntawe arengeje imyaka 3. Umudamu yatangiye kureba umwana w'agahinda karamwica, abaza umugabo we wari umwami ati ubu se nukuturogera ni umuvumo, niki gitera abana bacu gupfa bakiri bato? Umwami ati twabajije abaganga bacu nta kintu batubwiye, nanjye byaranyobeye, ahari wenda wasanga umwe muri twe yaravumwe, ahubwo ninjye ukwiriye kurira kurushaho kuko niba ari njye wavumwe n'umwana wa mukeba wawe ntazarenza uyu mwaka. Ibinyuranye n'ibyo batekerezaga, ba bana bose Omari na Derike bakomeje gukura bagera mu myaka 5. Umwami yari yaririnze kongera kubyara undi mwana ataramenya niba abo babiri bazabaho cyangwa bagapfa. Yabonye bakomeje gukurana amagara mazima yongera kubyara abandi bana. Yabyaye abahungu n'abakobwa ku bagore bombi, yewe umutima we uratekana kuko yari afite abahungu barenze umwe. Nubwo yari gutanga imburagihe ntiyari kubura usigarana ingoma kuko yahererekanywaga mu muryango. Abo bana babiri Omari na Derike bari barakuze, barashinze imiryango, buri umwe afite abana. Umukuru muri abo bana babyaye ari mu kigero cy'imyaka 10. Umwami yari yaramaze gufata umwanzuro uzamusimbura, nta wundi utari Derike. Umwami yabwiye abatware abajyanama n'abandi yari yahamagaje ati nashakanye n'umugore wanjye mukuru, nyina wa Derike, kuko namukundaga. Nifuzaga ko tubyarana umwana akazansimbura. Ku bw'amahirwe make inshuro 3 za mbere abyara abana bagera mu myaka 3 bagapfa. Umugore we yaramuri iruhande amureba mu maso aramubwira ati byatumye nguharika bidatewe n'uko utari umpagije, ahubwo nabikoze kubw'ubwami bwose, ndetse nawe mugore nkunda warashyigikiye uremera ndaguharika. Umwana wawe nkurikije imigenzo n'imikorere y'abambanjirije ntakwiriye kuba umwami Omari ahari kuko yamutanze kuvuka amasaha 8 yose, ariko kuko ari we nkunda, ari we mugore mukuru, ari we mbonamo umwamikazi, umwana we niwe uzansimbura. Derike niwe uzaba umwami mu gihe nzaba ntakiriho. Abari aho barabyumvise, gusa bamwe bataha bababaye kuko bifuzaga ko Omari ari we ubabera umwami. Bamwikundishagaho mbere yaho bakamuha impano bakamwunamira, bazi ko ari uzaba umwami mu cyimbo cya se kugira ngo azabagirire neza icyo gihe. Abandi nabo batashye banezerewe kuko bifuzaga ko Derike ari we umwami. Hadaciye kabiri umwami yaratanze, Derike arimikwa agirwa umwami mu cyimbo cya se. Omari aho yari yarababaye umujinya uramurenga kuko atifuzaga ko Derike amubana umwami, yatumije inama y'igitaraganya mu ibanga, ahamagara bamwe mu batware n'abajyanama bifuzaga ko ababera umwami, abagisha inama y'icyo yakora. Mu kiganiro kirekire bagiranye bavuze ko bagiye kuroga Derike agapfa, Omari akamusimbura ku ngoma, uburozi bwakwanga bagashaka ubundi buryo. Bashatse ingabo barazishuka, zimwe muri zo zemera ko zizarwanya Derike. Nk'umwami mushya Derike yakoze ibirori atumira abantu bose bakomeye ibwami kugira ngo basangire. Ku meza yaricaranye n'abagize umuryango we wose, umugore witwaga Megane ari wari umwamikazi, abana be barimo w'imfura y'imyaka 11, barumuna be n'abashiki be, Omari umugore we, abana be, abavandimwe n'abashiki be, abatware, abajyanama, abanditsi n'abandi bose b'ibwami, habuyemo abagaragu n'abaja. Gusa nabo bari bahari kuko aribo bari mu kazi kose, barimo gutegura amafunguro, ibyo kurya n'ibindi. Muri ibyo birori Omari yarahagurutse asa nk'ugiye kwihagarika, ajya kuvugana n'umugabo ku ruhande.
yaramwongoreye ati nizere ko wa musore uzanira umwami ibyo kurya wamubwiye, niyibeshya ntabikore uko twamubwiye umwice, wambara imyenda y'abagaragu wiyoberanye abe ariwe uzanira umwami ibyo kurya ku meza. Uwo mugabo yaramusubije ati databuja, umwami yamvumbura, ahubwo niyanga wowe ukoresha uburyo bwa kabiri, dore ingabo zimurinze abarenga 1/2 baza umugambi, n'ubundi byose ni kimwe, nukoresha uburyo bwa kabiri uzabigira ubwiru, nta muturage wo hanze uzabimenya kuko abari hano ni abatware n'abajyanama gusa hamwe n'ingabo, hagize ubibwira rubanda wazamumanika, wowe wabwire ko niwumva muri rubanda bari kubivuga uzahera ko wica umutware waho n'abagize umuryango we bose. Omari yamukoze mu kiganza aramushimira ati ni wowe uzambera umujyanama mukuru, ndako umwanya wose mwiza inyuma y'umwami nzawuguha, uwo uzifuza wose nzawuguha nimara kuba umwami. Uwo mugaragu wari kuzana ibyo kurya ku meza ya Derike yari yatewe ubwoba, abwirwa ko ibyo bamuhaye kuvanga mu byo kurya bya Derike natabikora aricwa, kandi bamubwiza ukuri ko Omari ari we ugiye kuba umwami uwo mwanya. Gusa Omari yari yateguye n'ubundi buryo bwo kwica Derike mu gihe uburozi bwaba bwanze gukora. Yari yitwaje inkota ku itako, nta muntu wapfa kubimenya, afite n'abo bantu bose bari bamushyigikiye. Bazanye ibyo kurya barya acunga ngo arebe ko Derike arapfa, ariko biranga, ahubwo yarangije kurya afata ijambo. Omari yagize umujinya ajya kureba wa mugaragara amubura. Yagarutse mu nzu asanga ari kongorera Derike ibintu atazi. Yahise akeka ko byanga bikunda ari kumena ibanga ry'uko bari bapanze kumuroga, ndetse ko niba arimenya ataranoza umugambi umwami arabateza ingabo ze zose. Omari yaje yihuta ahita atera inkota mu rubavu rwa Derike wari wicaye aho, agiye guhaguruka amutera indi nkota amuhamya ku mutima, aruka amaraso agwa hasi. Abari aho barimo b'umuryango we utibagiwe n'abana be barimo n'umukuru w'imyaka 11 witwaga Nikora bashya ubwoba. Ingabo zitari zizi ibijya mbere zishaka kumwataka. Wa mugabo wari wavuganye na Derike hanze wari umutware w'ingabo zose mu gihugu arazikumira, avuga mu ijwi riranguriye ko Omari ari ukwiriye kuba umwami. Arahaguruka ati nimusigeho ntimurwanye umwami Omari. Derike yavukanye umuvumo nka bakuru be bapfuye bakiri bato, nawe yari kuzakinyuka. Nimwishimire Omari umwami mushya, mwishimire ko ikizira kivuye ku ngoma. Ingabo zaretse kurwana, Omari akura inkota mu murambo wa Derike wari waguye hasi, aca umutwe wa mugaragu wari wanze kuvanga uburozi mu biryo bye. Umwamikazi witwaga Megane, umugore wa Derike wari umaze kwicwa, yateye hejuru arirasakuza cyane ati we, mbega Omari ngo urahemuka ukicira umwami mu maso y'abana be bangana batya. Omari yamufatiye inkota ku ijosi aramubwira ati Derike nishe yari ikizira, ariko we yari umuvandimwe wanjye kuko data ari umwe, wowe nk'umugore we ntacyo uri cyo, nawe ukwiriye gupfa, ibinyuranye n'ibyo ukambera umugore, hitamo kimwe muri ibyo, ushyizwe ubuzima n'urupfu mu biganza byawe. Uwo mugore wa Derike ari we Megane akaba yari umwamikazi, yatekereje ko abana baravuga ati ndakubera umugore ntabwo nahitamo urupfu mfite abana, ariko nirwo mba mpisemo kuko kubana n'umuntu wishe umugabo wanjye nta mahoro abirimo, ntayo nazagiriramo. Uwo mwanya Omari yatangiye kumukata ijosi yitonze gake gake kubw'ayo magambo yari yavuze. Megane arigaragura akomeza kumukata, agiye kumuheza umwuka aramureka agwa hasi amaraso akomeza kuvirirana ari menshi cyane. Yahise abwira abaganga b'ibwami ati nimumuvure ntapfe, iyo nkuba izamwibutsa ko yihaye ijambo agashaka gusuzugura umwami. Abaganga baraje baramuterura bamujyana hirya batangira kumwitaho, gusa bari bafite ubwoba bwinshi batazi niba ararokoka kuko amaraso yavaga ari menshi cyane, kandi hari kera nta buhanga buhambaye mu kuvura bwariho. Omari yababwiye ko napfa nabo arabica akabasimbuza abandi. Abana ba Megane wari umwamikazi, umugore wa Derike wari umaze kwicwa, barimo umukuru witwaga Nikora n'abandi bana babiri, agahungu k'imyaka 7 n'agakobwa k'imyaka 3, batangiye kuboroga barira cyane mu majwi maremare. Omari azamura inkota hejuru abwira abari aho bose ati umuntu urarira, uravuga adahawe umwanya arabakurikira. Yahise abwira intumwa zakoreshwaga zikwirakwiza ubutumwa mu gihugu hose iyo habaga habaye ikintu runaka, cyane ko nta telefoni cyangwa irindi tumanaho rigezweho ryabagaho, nta ndege, imodoka, amapikipiki cyangwa amagare, gufata inzira bakagenda biruka barangurura ahantu hose ko Omari yabaye umwami, ko Derike yapfuye, ko yari ikizira, ko yari kuzavuma ingoma, ndetse ko ari watumye imvura itagwa muri iyo minsi yari amaze ari umwami. Abaturage bamwe na bamwe byarabababaje, bababaza icyamwishe, ariko kuko izo ntumwa zihutaga cyane nta numwe zasobanuriraga. Ikindi zari zahawe itegeko ryo kutavuga ko yishwe kuko Omari atifuzaga ko rubanda babimenya. Nubwo bwose bavuga ko Derike yari ikizira, bamwe mu baturage bahugutse batangiye gukeka ko byanga bikunda ari abavandimwe basubiranyemo, gusa birinda kubirenza umunwa kuko iyo bimenyekana bari kwicwa. Izo ntumwa zanavugaga ko batagomba kurira, ahubwo ko bagomba kwishimira Omari umwami mushya, gusa ntibyababujije kumuririra, ndetse uwo munsi imiryango myinshi yari itariye. Hari byinshi Derike yari yarasezeranyije muri iyo minsi yari amaze ari ku ngoma, kandi yarapfuye atabisohoje, ndetse yaratangiye no gukemura bimwe mu bibazo by'ingutu bari bahanganye nabyo. Aho ibwami Omari akimara kohereza intumwa muri rubanda ngo zijye gusakaza amakuru, yafashe ijambo aravuga ati data yarapfuye, kandi umugore we n'ufite umuvumo, niwe wabyaraga abana bagapfa si papa. Uwo muvumo niwo Derike yari afite, byanga bikunda ubu bwami bwari mu mazi abira mu gihe cyose bwari bugifitwe nawe. Dushaka gukura ibizira byose mu bwami bwacu, bityo rero nimuzane na nyina wa Derike hano vuba na bwangu.
Uwo mukecuru yagendaga asusumira kubera gusaza nubwo bitari bikabije cyane. Ubwo akaba yari umugabekazi, baramuzanye, Omar ntiyamugirira impuhwe, amukatira ijosi amwicira imbere yabo. Yarengejeho amagambo agira ati, igitumye mwica nuko ari wateye ubu bwami umuvumo. Inshuro 3 za mbere yabyaye abana bagera mu myaka 3 bagapfa. Muri ba sekuruza bose nta n'umwe byabayeho. Niwe wavumye iyi ngoma, akavuma amasambu, akaba atakirumbuka. Niwe watumye ubukungu busubira inyuma. Umwana yabyaye ntiyarakwiriye kuba umwami kuko yavutse ku mugore wavumwe. Iyo umwami yatsindaga wabaga ari ku ngoma, ibyo yavugaga byabaga ari ihame, ntiyavuguruzwaga kandi yakoraga icyo ashaka cyose ntawagishije inama. Nubwo yabaga afite abajyanama, yayibagishaga mu gihe gufata umwanzuro wihuse byamugoye. Ingabo z'ubwo bwami zose zagombaga guhita zimuyoboka. Mu gihugu hose bamenye ko Derek yapfuye yishwe n'umuvumo aho kwicwa n'inkota, ko Omar ari we wabaye umwami, bakarenzaho ko urundi ari we wagombaga kuba umwami kuko yavutse mbere. Omar yavuze ko mu bari aho uzavuga amakuru y'urupfu rwa Derek rwa nyarwo azicwa n'abamukomokaho bose. Mu minsi mike itagera mu kwezi Derek yari amaze ku ngoma, yari yarahuye n'abaturage be hafi ya bose uretse agace kamwe katapfaga kugirwamo n'umuntu uwo ari we wese nubwo ariko bari umwami. Ako gace kasaga n'akigumuye ku bwami, gatuyemo abantu bafite imigenzo yabo n'imyumvire yabo, bari indwanyi zikomeye yewe bashaka no kuzigarura ubwo bwami bwose. Abami bose bayoboraga ubwo bwami bari barabarekeye ubwigenge bwabo, basa n'abafite igihugu cyabo. Derek rero akimara kwimikwa yafataga umunsi akawugenderamo mu gace kamwe, akabiyereka agakomereza mu kandi gace gutyo gutyo. Mu byumweru 3 yari amaze kuzenguruka igihugu hafi ya cyose uretse ka gace bari barahaye ubwigenge, kandi nako rero yatumyemo intumwa abasaba imishyikirano bakiyunga, icyo bapfaga kikavaho, byaba ngombwa ko ubwami bwe butanga amande bukayatanga ariko bakabana mu mahoro. Nubwo bari batandukanye mu bikorwa bimwe na bimwe, bavugaga ururimi rumwe. Nyuma yo kuzenguruka mu bwami yereka abaturage be, nibwo yakoranyije ibirori byo kuganira n'ab'ibwami bose, birangira hiciwe n'umuvandimwe wamugiriye ishyari akifuza kwicara ku ngoma. Omar we ntiyumvaga impamvu akwiriye kuzenguruka igihugu cyose yereka abaturage. Yaravuze ati, nzaba mbiyereka, reka mbanze numva uko kwicara ku ntebe ya cyami bimera. Yatangiye inshingano nk'umwami mushya, akomereza aho Derek yaragejeje. Ubusanzwe uyu mwami yazengurukaga igihugu muri ubwo buryo, yumvaga ibibazo by'abaturage byananiye abatware baho, akabikemura, bamwe akabagabira, akanabaganiriza ibyubaka. Omar we yari yararahiye avuga ko atazabikora. Yatangiye kuyobora ubwami arabuhindura, ashyiraho amategeko mashya akomeye kurusha yari ariho. Yategetse ko buri muturage agena ubutaka azaha umwami, ategeka ibyo bagomba guhingamo muri buri karere, hanyuma bikazanwa iwe nta na kimwe bakuyeho. Yanategetse ko umuntu uzajya avuga nabi umwami n'ubwami, mugenzi we akamwumva kandi akaba afite ibimenyetso, azajya amurega ku mutware, uwo mwanzi w'igihugu agaterwa amabuye mu ruhame mpaka apfuye. Icyababaje abantu babashaga kumenya ibibera ibwami nuko yahise afata Megane wari umwamikazi akamugira umuja. Yari yaramaze gukira, afite inkovu nini cyane ku ijosi, ahora aziritseho ibitambaro. Omar yari yaramubwiye ko namara gukira azamugira umugore agakomeza kuba umwamikazi, gusa siko byagenze. Umugore we nyirizina ni ukuvuga umwamikazi, umugore wa Omar, yamubwiye ko adashaka guharikwa kuri Megane, ko yazamugira ishyari akamuroga nk'umuntu wiciwe umugabo we. Yaramubwiye ati, mugabo nkunda Omar, Megane numugira umwamikazi mukajya musangira mukararana, tuzabyuka rimwe twumve ngo wapfuye. Ikindi afite inenge ikomeye, ntabwo ukwiriye. Nukenera kumparika uzashaka umukobwa udafite inenge. Omar yaramwumviye, yirukana bamwe mu baje n'abagaragu be bakoraga imirimo y'ibwami, abasimbuza b'umuryango wa Derek harimo n'uwari umwamikazi. Ibwami hasigaye abandi baje n'abagaragu bake, by'umwihariko bari baravukiye muri urwo rugo. Mu baje bari barahavukiye harimo uwitwaga Rosette wari ufite imyaka 19 gusa. Nyina nawe wari umuja, yari yaramubyariye uretse ko yari yarapfuye. Akazi kose kari kagiye kujya gakorwa n'umugore wa Derek, abavandimwe be, bashiki be n'abana. Yabakoreshaga akazi kavunanye, akabakoresha amanywa n'ijoro. Abandi bose bakoraga akazi gasanzwe, ariko bo mu muryango wa Derek bagakora amasaha y'ikirenga kuko bakoraga akazi gakubye kabiri k'abandi bakoraga. Megane yari yarabujijwe kuvugana n'abana be, akarara ukwe nabo bakarara ukwabo, kandi ntiyari yemerewe kurira. Yari afite umuntu wamucungaga ngo arebe niba amarira yizenga mu maso gusa. Uwari kugaragaza agahinda yari kwicwa umwanya. Ibyo byose Rosette wamuja w'imyaka 19 wari waravukiye muri urwo rugo yarabirebaga bikamutera agahinda gakomeye, akifuza kubafasha imirimo ariko bakamubuza. Mu bana ba Derek hari harimo witwaga Nicola, ari nawe wari imfura. Yari afite imyaka 11 gusa. Rosette yaramwegera aramubwira ati, Nicola, reka nkubwire, iyo se aticwa niwe wari kuzamusimbura ku ngoma, wari kuzaba umwami. None rero aho kugira ngo ukomeze ukore akazi k'ubugaragu kandi wari igikomangoma, reka ngucikane duhunge. N'ubundi byose byaranze ntukiri igikomangoma, wabaye umugaragu. Ngwino duhunge tujye kure cyane, n'udupfa tuzapfe. Nicola yari azi ubwenge cyane, yabajije Rosette ati, nsiga murumuna wanjye na mushiki wanjye bakiri utwana, nze duhunge niba bagirira nabi ntaharisi. Rosette yaramusubije ati, n'ubundi bizabaho hari.
ubu se ko mama wawe hari ubwo yemerewe kubavugisha? Ubwirwa n'iki ko namwe batazababuza kuvugana hagati yanyu? Wenda wasanga igihe kizagera bakajya bavugana mu ibanga, ariko reka duhunge, nitubona uburyo nabo tuzabacikisha. Nikora yagize ubwoba aramubaza tuzabigenza ute ngo ducike hano hantu? Ushaka ko twicwa nk'uko bishe papa na nyogokuru? Rosette ati humura, hano narahavukiye, imikorere yaho yose ndayizi, nzakwereka uko ducika ntugire ubwoba. Ubusezera kuri murumuna wawe na mushiki wawe, ubabwire ko ugiye kandi ko uzagaruka kubajyana ahantu hari amahoro. Nikore yaremeye ati nibashaka batwice byose ni kimwe. Ibwami hari harinzwe bikomeye, abarinzi ari benshi ku marembo, ariko bariraraga bakisinzirira kuko bari bizeye umutekano. Nta gihugu cyapfaga kubatera, n'ubwoba bagiraga bwari ubw'abantu bo muri ka gace kari karigumuye kuri bo, gusa nabo ntibabateraga kuko amakimbirane yatumye batandukana yasaga n'ayibagiranye. Mu masaha ya saa 8 Rosette yabyukije Nikora ngo bacike. Buri muje yabaga afite icyumba cye, buri mugaragara uko. Rosette yagiye yomboka cyane ko nta n'amatara nk'ay'ubu yabagaho ngo hari uri kumubona. Akangura Nikora, basohoka bububa bagera ku marembo, kubw'amahirwe basanga abarinzi basinziriye, bahita biruka bagenda bagana muri ka gace kitandukanyije n'abandi. Gusa bari bafite ubwoba kuko ukwezi kwacanaga cyane. Bakomeje kwiruka barenze ibwami, nyuma y'urugendo rw'amasaha 3 batangira kugenda bitonze. Nta byo kurya bari bitwaje cyangwa imyenda yo guhindura. Mu nzira Nikora yabwiye Rosette ati none se tugiye, tuzabaho dute? Rosette ati wihangayika, uko nzabaho niko uzabaho, ninsonza uzasonza, n'indyo urye, ariko nimpfa wowe uzakomeza ubeho kuko uzaba umwami. Icyakora nupfa nanjye nzapfa, gusa sinzagutererana nkiriho. Nikora yari afite umutima ukomeye. Nyuma yo kubona se na nyirakuru babicara mu maso ye agategekwa kutagaragaza amarangamutima, yari yarabaye ikinya atagihangayikishwa n'icyo ari cyo cyose. Rosette yaramubwiye ati ahubwo akira agakomo kawe ukabike. Nikora yaratangaye ati wakabitse ute se, wakavanye hehe? Rosette ati ninjye basabye kudutwika, natangiye kudutwika bampagaze hejuru bagiye nkuramo tubiri ndaduhisha. Urabona ko amazuru yari agiye kuvaho, mfite n'akandi ako nugata nzakaguha, uramenye ntuzakambare ntabikubwiye. Omar akimara kwica Derek yanambuye udukoma abana be bose. Ubusanzwe muri ubwo bwami ibikomangoma n'ibikomangomakazi byambikwaga udukomo tugaragaza ko ari abana b'umwami. Twari tuzwa ahantu hose, umuntu wabaga akambaye ntawamubaririzaga, yabaga yigaragaza. Twabaga turiho amasaro menshi cyane ari mu mabara yose, ari twiza bigaragarira buri wese. Twakorerwaga ibwami, nta wundi muntu wari wemerewe kutwambara cyangwa ngo yambare utujya gusa natwo. Mu gitondo uwari ushinzwe abagaragu n'abaja yabuzemo 2, yabuze Nikora abura na Rosette. Yabajije abandi aho bari babura icyo bamusubiza. Ahera ku bavindimwe na Nikora bari abana batarabahondagura, akomereza kubavukana na Derek bo n'abana babo nabo bashakanye arahondagura, ariko babura icyo bamusubiza. Yari barenganyaga ntibari bahazi. Uwo mugabo witwaga Regis yabwiye umwami byabaye, umwami ati bakubite, nibwo barakubwira. Uhere kuri Megane wasanga ari wo biri inyuma. Umwamikazi yarabimbwiye mwima amatwi, nawe nakabaye naramwishe. Alex yanze kumubwira ko yabahondaguye na mbere hose, arongera arabakubita, abakubita Omar areba, ariko nabwo ntibagira icyo bamusubiza. Omar yategetse ko bakoreshwa imirimo amanywa nijoro, nta kuryama mu gihe cy'iminsi 2, batarya batanywa kandi bakubitwa, kugeza bavuze aho Nikora na Rosette bari. Icyari kibabaje nuko aribo bakubitwaga gusa, abandi baje n'abagaragu bose bibereye mu mahoro nk'ibisanzwe. Nyuma y'iminsi 2 bakubitwa, kakana k'agakobwa gato kari gafite imyaka 3 karapfuye, kari gashiki ka Nikora. Kuko amaze iminsi 2 katarya katanywa, byakagizeho ingaruka cyane ko nako kakoreshwaga nta kuruhuka, kataryama, kakongeraho no gukubitwa. Mama wako Megane yategetswe kutagakoraho no kutagaragaza agahinda, kandi iryo ryari itegeko kuri buri wese, yewe ntiyanamenye niba kashyinguwe. Babonye ko binangiye imitima banze kuvugaho Nikora na Rosette bari, umwami yanzura ko abarinzi bo ku marembo bicwa kuko nta hantu batari bashakiye. Yaravuze ati Nikora twamushakiye ahantu hose turamubura, wowe na Rosette ntabari hano. Ni gute bacika bakanyura ku barinzi mungana mutya? Bamusabye imbabazi aranga, birangira bishwe uwo mwanya. Icyo yavugaga cyagombaga gukorwa nta kuzuyaza. Nikora na Rosette bageze mu mashyamba, bakomeza kugenda. Nikora atazi aho bagannye, yahabaza Rosette nawe ati humura twenda kuhagera. Iryo shyamba ryari rirerire cyane bidasanzwe, bakomeje kurigendamo, inzara yabica bagasoroma imbuto zari zirimo, yaba amapera, imyembe, ibinyomoro n'izindi. Bwabiriyeho baca amababi y'ibiti, amababi manini cyane yari muri iryo shyamba kurusha andi, bayasasa hasi bayaryamaho, andi bayirunda hejuru. Nta bwoba bw'imbwebwe cyangwa izindi nyamaswa z'ishyamba bari bafite kuko ubwoba bwari bwarashize. Mu gitondo bakomeje urugendo, mu masaha make bagera ahantu hatuwe n'abantu. Nikora abanje kwikanga kuko imyubakire yaho yari itandukanye n'iyiwabo. Abo bantu bubakaga inzu hejuru yayo bakahagira neza ku buryo abantu buriragayo bakaganirirayo. Bo ntibasakaraga nk'uko abandi basakaraga,
Rosette na Nikora bakomeje imbere bahura n'umuntu wambaye ubusa hejuru afite icumu ari kwiruka. Yarababonye ahita ahagarara nta kubavugisha, bafata amaboko agenda bakurura abajyana ku mutware wo muri ako gace. Icyakora bavuga ko yari umwami kuko nta wundi wavugaga ijambo rya nyuma atari we. Uwo mutware nawe yanze kugira icyo abavugisha, ategeka ko bagaburirwa, bagahabwa amazi, bagakaraba, bakambikwa imyenda myiza, hanyuma akavugana nabo. Bamaze kugaburirwa arababaza ati hano muhageze mute? Mwatumwe nande mu butware bwanjye? Rosette yabwiye uwo mutware ati twaje hano duhunze. Yabwiye Nikora ati mwereke ka gakomo. Uwo mutware witwaga Leonard yabonye ako gakomo, ahaguruka ku ntebe abwira ingabo ze gushyira amacumu hasi. Abaza Nikora ati niko wa musore we urinde, uri umwana w'umwami? Nikora ati yego databuja, kera nari we ariko sinkiriwe. Ubu ndi umugaragu wawe nk'uko nari umugaragu mu bwami bwa data, kuko yishwe agasimburwa n'umuvandimwe we. Uyu ni nka mushiki wanjye, ni umuja wavukiye ibwami. Nitwa Nikora, yitwa Rosette. Aha hantu niho honyine twiziyeho guhungira. Turabinginze nimuduhe ubuhungiro. Leonard byamukoze ku mutima, yegera Nikora amufata ikiganza aramubwira tuzi ubwenge Nikora, sinabi mu buhungiro kuko natwe twaje n'ahaduhunze ubwami. Muzabisobanukirwa neza ariko ntimugire ikibazo. Turi abantu beza nubwo mu bwami bwanyu mutuzi nk'abantu babi kuko twitandukanyije namwe. Yahise ategeka ko bahabwaho kuba. Nyuma y'iminsi 3 Leonard yaramaze kuba inshuti na Nikora na Rosette. Bari baramubwiye agahinda kose batewe na Omar, baramubwiye n'icyifuzo cyabo by'umwihariko Nikora. Rosette yabwiye uwo mutware Leonard ati nyagasani, nacikanye uyu mwana kuko nifuzaga ko nakora yazabohora mama we n'abo mu muryango we bose akazabasubiza icyubahiro cyabo. Nifuza ko yazaba umwami mu cyimbo cya se nyuma yo guhirika Omar. Leonard ati ibyo biroroshye. Guhera uyu munsi mugiye kujya mu ngabo zanjye mutozwe ibintu byose, namara gusobanukirwa urugamba neza amaze no kugira imbaraga zihagije, nzabaherekeza tujyane kugarura ubwami mu maboko yanyu. Soderike yari umwami mwiza twari tubizi, yohereje intumwa hano ngo tugirane imishyikirano twongere tubane mu mahoro nk'uko byari bisanzwe nubwo bitari byagashyizwe mu bikorwa. Nikora ubu ngubu uri mu mwanya we, ubu twamaze kuba inshuti, ntibizagorana ko twongera guhuza nk'uko byahoze mbere nuramuka ubaye umwami. Nikora yabajije Leonard ati none se nyagasani, byagenze bite ngo mufate aka gace ndetse mwishyiriraho amatwara yanyu mwitandukanye n'igihugu? Leonard ati ibyo uzabisobanukirwa neza mu minsi iri imbere. Guhera umunsi batangiye gutozwa kurwana, Rosette nawe nubwo ari umukobwa yiyemeza kwitoreza hamwe n'abandi bagabo. Yifuzaga kurwanirira Nikora uko ashoboye kose. Bavaga gutozwa ibijyanye n'urugamba n'ibindi byose bakajya mu nzu yabo. Leonard yari yarakunze ubuhanga bwabo budasanzwe mu bintu byose, rimwe na rimwe akabatumira bakamukorera imirimo nk'uko babikoreraga ibwami. Kubatumira kwabaga ari ukugira ngo barusheho kuganira naho bakureho utuntu tw'ubwenge. Gusa nubwo Rosette na Nikora bari barakiriwe neza, ako gace kari gateye ubwoba. Abantu babo b'abagabo ntibambaraga hejuru uko byari kugenda kose, haba mu mvura cyangwa ku zuba. Na Leonard ubwe nk'umutware ntabwo yambaraga hejuru uretse udushumi twamugaragazaga nk'umutware. Ako gace kari gakikijwe n'ishyamba rinini, babyuka bakaritema ngo bongere ubuso, ariko barwana n'inyamaswa zashakaga kubasagarira. Ingabo zahoraga mu myitozo, rimwe mu cyumweru zikicamo ibice bibiri zikarwana mpaka izinesheje izindi zikazihugura mu cyumweru gikurikira. Rimwe na rimwe hari n'izakomerekeragamo cyane bikabije. Nikora na Rosette bo ntibari bakageze ku rwego rwo kujya muri ayo makipe kuko Leonard yifuzaga ko babanza gukomera. Nyuma y'imyaka 5 Rosette afite imyaka 24, Nikora afite 16. Leonard yarababwiye ati noneho namwe mugiye kujya mu Rwanda n'abandi mu mpera z'icyumweru. Rosette niwe mukobwa wa mbere urabugiye kujya muri iriya mirwano nako mu myitozo. Abishaka yabireka. Twe duhora twiteguye ku isaha twaterwa, niyo mpamvu duhora duhanganisha ingabo zacu ngo zimenyere urugamba. Siko buri gihe hapfa umuntu, ariko buri gihe ntituburamo babiri bakomereka bikabije. Baravurwa byakwanga bagapfa. Twari tuzi ko ubwami bwanyu buzadutera, tukabwereka ko natwe tudasinziriye. Twanze kubushotora, dutegereza ko ari bwo budushotora. None rero bwamaze kudushotora kuko bwahemukiye umuryango wanyu kandi warifuzaga amahoro hagati yacu nk'uko natwe tubyifuza. Imyitozo mwahawe irahagije, icyo mutarakora ni icyo cyo kujya mu makipe. Nimwitwara neza nyuma y'imyaka 3 tuzabaherekeza mujye kugarura ubwami bwanyu. Nikora na Rosette barabyishimiye bajya mu ikipe imwe. Ariko wa gatandatu bahuye n'indi kipe barayirwanya karahava. Iyo kipe yakundaga gutsinda kenshi, ariko Nikora na Rosette barwanye bivuye inyuma barayitsinda. Nikora yari afite igihagararo gishimishije, azi gufata ingabo imwe bakingisha inkota n'amacumu, azi gutera icumu neza, mbese ari umuhanga. Kandi na Rosette byari uko. Nubwo yari umukobwa yarwanaga kurusha abagabo benshi. Ikipe yabo yanesheje iyo yindi. Leonard wari wagiye kureba uko byifashe arumirwa. Ingabo zose zabonye ko Nikora na Rosette bazi kurwana, zibagira abayobozi babo. Rosette mu ikipe imwe, Nikora mu yindi. Gusa Rosette kuko yari umukobwa yunganiye umuyobozi w'ikipe yashyizwemo.
Nyuma y'imyaka 2 Leonard yahamagaye Nikora aramubwira ati ubu noneho twagenda, ariko mbere yo kugenda reka tubanze dutere ubwami buri mu majyepfo y'aka gace, nitubutsinda ingabo zabo zifatanya natwe mu kurwanya ubwami bwa Omar. Uzabiganirizaho Rosette mufate umwanzuro mumbwire. Impamvu ugiye kubatera nuko twamenye ko nabo bifuza kuzadutera bakigarurira ubutware bwacu. Ni igihugu gifite imbaraga kije kudutera kidutunguye, ntibyakigora kudutsinda. Reka tubatungure tubaguhe igitumo, bazadufasha kurwanya Omar nitubatsinda. Nikora rero umaze kugera mu myaka 18 yabwiye Leonard ati iyo uvuze ibintu ukavangamo kurwanya Omar no kumukura ku ngoma mbyumva vuba kuko nta kindi cyanzanye naha, icyo byansaba cyose nzagikora. Nikora akoranyije ikipe cyangwa umutwe w'ingabo yarahagarariye Rosette n'uwo yari yungirije nabo bakoranya izabo, bakora imyitozo icyumweru kimwe berekeza mu majyepfo bajya gutera igihugu cyifuzaga kuzabatera nacyo. Bageze imbere bumva imirindi y'ingabo imbere zari zo muri icyo gihugu cyo mu majyepfo zije kubatera. Umwami wacyo yitwaga Melani. Bahise baca igico nazo zikomeza kuza zibagezemo hagati, barazataka barazinesha. Abarenga 2/3 bamaze gupfa, abasigaye bamanika amaboko. Melani yabonye ingabo ze zitsinzwe yohereza izindi nazo ziratsindwa, agirana imishyikirano na Leonard. Guhera uwo munsi bemeranyije ko bagiye kubana mu mahoro, bagirana amasezerano no gutabarana no gushyigikirana muri byose, ndetse ingabo za Melani zitangira guhabwa imyitozo aho kwa Leonard. Leonard we yarageze ku ntego ye. Nyuma y'imyaka 2 yahise abasaba ko bajya kumufasha gutera ubwami bwa Omar bakabwigarurira. Nikora akima ingoma nk'uko byari kuzagenda iyo saticwa, ndetse akavana nyina n'abagize umuryango we mu bugaragu n'ubuja, akabasubiza icyubahiro cyabo. Melani yabajije Leonard ati ubundi byagenze bite ngo mwigumure kuri Omar? Wari uzi ko nta gahunda yo kubatera nari mfite? Omar niwe wanshutse ambwira ko nimbatera nturutse hepfo azaturuka ruguru mukisanga hagati. None yarantengushye atuma munsinda. Yambwiye ko mwanze imishyikirano ko mwifuza kuzamugirira nabi kuko yaketse ko byanga bikunda Nikora na Rosette ari hano bahungiye. Mbwira mwapfuye iki n'ubwami mubarizwamo ku buryo mwigumuye mukamara imyaka myinshi mwigenga? Wari uzi ko se icyo mwaba mwarapfuye cyose kuba warahaye ubuhungiro umuhungu wahoze ari umwami byatumye banga kurushaho? Leonard yamusubije Nikora na Rosette n'izindi ngabo bumva ati byatangiye kera mu myaka 100 ishize, natwe tugenda duhererekanya ubutware. Papa yarabumpaye nanjye nzaburaga umwana wanjye gutyo gutyo. Navutse nisanga hano, yewe n'abatuye hano bose abariho bose nuko byagenze. Ngo kera sokuruza wacu ubwo nyine wageze muri aka gace bwa mbere we n'abantu be yari umwami, aza kumenya ko umuvandimwe we yifuza kumwica ngo amusimbure ku ngoma. Sokuruza wacu yarabimenye, aza kumenya ko n'ingabo bwazo harimo zimwe zahawe ruswa zemeranyije n'umuvandimwe kumwica. Yakusanyije abantu yizeraga bahunga ubwami baza muri aya mashyamba. Umuvandimwe we yamaze kubona ko ahunze aramukurikirana ngo amwice. Ageze muri aya mashyamba abura aho yihishe we n'abantu be. Yasubiye inyuma yima ingoma, basokuruza nabo batema amashyamba baturamo kugeza amaginga ye. N'ibya kera ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize. Bagiye badutera kenshi tukabanesha bagasubira inyuma tukabihorera. Gusa aho Nikora agereye hano akatubwira ibyo Omar yakoreye se ari we Derrick n'ukuntu yifuzaga amahoro hagati yacu, yatumye twese abatuye ino twiyemeza kumushyigikira. Nimudutiza amaboko tujye kumurwanirira ubwami busubire ku murongo. Nta gutinda bahise bafata intwaro bigabamo imitwe 4 baca mu byerekezo bitandukanye. Mu bwami bwa Omar ibintu byari byaradogereye. Ibwami abatware n'ingabo nibo bari babayeho neza gusa kuko abaturage basaga naho ari bo bakorera. Ka gace k'ubutaka Omar yari yarasabye ko buri muturage mugendera kandi byezemo ntihagire ikibuvamo, yari yaratanze itegeko ry'uko gakubwa inshuro 3. We n'abatware be bose bari babayeho neza, abaturage barishwe n'agahinda. Abenshi muri bo bari baratewe amabuye, barishwe bazira ko baketsweho ko bavuze Omar n'ubwami bwe nabi. Bashakaga guhunga uwo bimenyekanye akicwa. Abandi bakabura aho berekeza kuko mu majyepfo nyine hari muri ako gace ko kwa Leonard kandi batinyaga kubi. Bibwiraga ko ugezeyo bahita bamwica. Ndetse no mu bindi bihugu byari bihakikije ibyinshi muri byo Omar yari yarashwanye nabyo. Nikora n'umutwe banyuze mu ruhande rumwe, Rosette umukobwa umwe mu ngabo we n'uwo bari bafatanyije kuyobora undi mutwe baca mu kindi cyerekezo. Ingabo za Melani dore ko zari zanze kwifatanya n'iza Leonard zica mu bindi byerekezo. Zageze mu bwami bwa Omar, intambara iratangira. Ingabo za Melani zikubitwa inshuro ziratsindwa karahava. Mu byerekezo zari zanyuzemo hafi ya zose zarishwe zishwe n'ingabo za Omar. Nikora nawe yakomeje imbere yakomeza urugamba, ingabo ze nyinshi ziricwa basigara ari bake. Ku ruhande rwa Rosette nabo bari bakomerekejwe, bamwe muri bo bishwe.
babonye urugamba rusa n'urubatsinze, Nikora na Rosette barihuza biyemeza kurwana bari kumwe. Amakuru yari yakwirakwiriye mu gihugu hose ko Nikora umuhungu wa Derek yaje kwihorera. Bose bamenye ko Omar ari we wishe Derek katishwe n'umuvumo. Batekereza ku bugome bwe barushaho kurakara. Baravuze bati wasanga iyo Derek aguma ku ngoma Omar ntamwice tuba tubayeho neza, abantu bacu baticwa umunsi ku munsi bazira ubusa ngo bavuze ngoma nabe. Ikindi cyari kibashimishije nuko Nikora yaragarukanye n'abo kwa Leonard abafatwaga nk'abigumuye ku bwami bwabo. Baratekereje bati baramutse batsinze Omar twabaho neza tukabana amahoro n'abo kwa Leonard n'abantu bose. Abagabo hirya no hino barakoranye biyunga n'ingabo za Nikora. Bake mu ngabo za Merani bari basigaye babonye ko abaturage nabo batakundaga Omar, bagira akabaraga biminjiramo agafu bakomeza kurwanirira Nikora. Nyuma y'ibyumweru bitatu urugamba rumeze nabi, Omar yarafashwe afatwa ari muzima. Nikora yategetse ko aticwa akabanza kuba umwami Omar akiriho. Nikora yisaba umwami, noneho aba umwami mu buryo butandukanye nuko abandi babagabo. Ubusanzwe umwami yabaga wasimbuye se, ariko yarabaye we biturutse mu kubirwanirira. Yashimye abamufashije kurwana urugamba, abwira Leonard ati papa yifuzaga kunga ubumwe namwe. Murabyumva mute dukuyeho imipaka mukaba abantu bacu igihugu kikaba kimwe, n'ubundi ugakomeza kuba umutware nk'ibisanzwe ariko dusabana nk'utundi duce twose. Leonard yarabyemeye, yewe na Melanie yemeza kubana amahoro na Nikora mu gihe cyose azaba akiriho. Nikora yababajwe cyane no gusanga mushiki we yarapfuye akiri umwana muto, yishwe n'inzara, inyota, imirimo y'agahato no kutaryama. Yagize agahinda kenshi, areba Omar mu maso, aramubwira ati njye singiye kukwica nk'uko wagenje data, nyogokuru n'abandi wishe nabi. Sinzakugira umugaragu nk'uko wabigenjereje abo mu muryango wanjye, ahubwo nzakugira imbohe ubuzima bwawe bwose. Mama wa Nikora ari we Megan yari yarabaye umukecuru kubera imirimo myinshi n'inzara, nubwo yari akiri mu myaka 46 gusa. Yamusubije icyubahiro cye aba umugabekazi, murumuna we amugira umujyanama ukomeye, abavukana na Derek ni ukuvuga abavandimwe be bari se wabo, abagira abatware, ba nyirasenge nabo basubiza agaciro kabo, abagira abantu bakomeye. Nikora yari afite imyaka 21, yamaze igihe kinini atekereza ku buzima bwe bwose, atekereje kuri Rosette agira agahinda, amarangamutima arazamuka. Rosette niwe wari waramugiriye inama yo gucika bagahunga. Mu gihe bahungaga yamubaye hafi, bageze mu gace ko kwa Leonard nabwo akomeza kumurinda. Rosette yageze igihe cyo gushaka umugabo ntiyabikora kuko yifuzaga gufasha Nikora kugarura ubwami mu muryango wabo. Yahamagaye Rosette aramubwira ati ubu bwami twaburwaniriye turi babiri, wakabaye ari we mwamikazi wabwo ari wowe nyirabwo, kubera njye n'ubu bwami wigomwe byinshi. Abandi nkawe bafite imyaka 29 baba bafite abagabo n'abana, ariko wowe uracyari umukobwa kubera bwo. Ntagiye kure, reka ngusabe ikintu nubwo kigoye. Ndabizi undusha imyaka 8 kandi uyibariye mu mibare yaba ari myinshi, ariko mbabarira umbere umwamikazi dufatanye kuyobora mu bwami twarwanira imyaka 10. Rosette yazenze amarira mu maso, ahobera Nikora n'ibyishimo byinshi, aramubwira ati nabuzwa n'iki kubyemera. Nyuma y'igihe gito, Nikora na Rosette bahindutse umugabo n'umugore, umwami n'umwamikazi. Nk'ibisanzwe ku mwami mwiza, batangiye kugenda bazenguruka muri buri giturage biyereka abaturage babo banabaganiriza. Nikora yasaga na Derek neza. Aho bageraga hose abaturage babaririmbiraga mu mazina bati harakabaho Nikora na Rosette, harakabaho Nikora, harakabaho ubwami bwo mu muryango wanyu. Ni Derek wazutse, yazukiye muri Nikora, umwami utandukanye n'abandi, umwami waduhaye ubuzima buzira karengane, akaduha amahoro, akaturinda intambara. Mu kwiyereka abaturage no muri ka gace ka Leonard bagezemo ho bihinduka ibirori. Nikora na Rosette bari babazi, bari bishimiye kubabona baratsinze, noneho barushaho kwishimira ko Nikora yanze gushaka undi mukobwa ari we wese ngo nuko wenda yaba akiri muto, akaba arahisemo Rosette akamugira umwamikazi, cyane ko bari bararuhanye. Igihugu cyose cyabayemo amahoro, Nikora akomeza kuba umwami mwiza, buri muturage asubirana ubutaka bwe bwose, kandi ibintu byo guterwa amabuye ngo nuko baketsweho kuvuga nabo bwami birahagarikwa, buri wese akisanzura mu byo avuga. N'ubundi ntawe ari kumuvuga nabi kuko bose baramukundaga. Inkuru ya Nikora na Rosette yabaye kimomo no mu bundi bwami bwo hirya no hino, abami baho baza kugirana nabo amasezerano y'amahoro. Inkuru yacu igeze ku musozo. Niba hari umuntu wakunze cyane muri iyi nkuru nk'ibisanzwe, umwandika muri comment n'ubishobora uvuge n'impamvu. Niba ari ubwa mbere tubanye ukaba wakunze iyi nkuru, ukande kuri subscribe kugira ngo inkuru z'ubutaha zijye zikugeraho mu wa mbere.